Venom iyi ni filime ya superheroes yasohotse 2018, ikaba imwe muri filime yo muri studio bita Mavu. Ubundi iyi filime ya Venom mu munyamakuru wita Ed Block ahura n'ibiremwa by'inyenyeri bidasanzwe babita symbiote, ibyo biremwa akari biza kwitwa Venom. Ibyo biremwa bya Venom biraza bikamwongeraho imbaraga zidashobora gusobanurwa neza, ahangaho bituma ahinduka inasi y'umurengera cyangwa se ahinduka umugome. Dusanga ko producer w'iyi filime na director wayo filime Venom igice cya mbere yayobowe na Ruben Fleischer, akaba ari nawe wayoboye Venom ya mbere. Ubundi iyi filime mu gufata amashusho ya Venom, amashusho agiye afatirwa mu bice bya Amerika hari nka Atlanta, New York na San Francisco. Mbere yo gushutinga iyi filime cyangwa se mbere yo gufata amashusho y'iyi filime, abakinnyi bo mu iyi filime mbere yuko bajya gufata amashusho babanje gukora imyitozo ya nyayo mu buzima busanzwe. Aha bize nka boxing na jiu-jitsu kugira ngo iriya myitozo bazakora muri studio imbere ya CGI bitazabagora cyangwa ngo bakenera abastandi benshi. Ibi kandi banabikoze kugira ngo scene nyinshi cyangwa se n'imikorere yo gukina iyi filime ya Venom izabe isa nari ya nyayo. Muri iyi filime uyu mugabo bita Tom Hardy niwe wakoze role nyinshi, dore ko akunze kuba ari gukoresha amajwi ya Venom na Eddie. Ibi bigatuma bitwara neza, uko ari babiri bitwara neza kuri kamera. Dusanga ko Venom igice cya mbere cyakinwe muri 2018 cyinjije hagati y'amadolari miliyoni 100 n'amadolari miliyoni 116. Dusanga ko Venom igice cya kabiri cyo bita Red Big Energy cyakinwe muri 2021 cyinjije amadolari miliyoni 110. Naho tugasanga ko Venom igice cya gatatu cyo bita The Last Dance cyakinwe muri 2024 cyinjije amadolari hagati y'110 n'120. Iyi Venom igice cya mbere yabaye success cyane, n'ikimenyetso kigaragaza ko iyo filime yinjije amafaranga menshi ku isi hose, cyane cyane kubera ko yari ifite igihe cyiza cyo gusohoka ndetse abantu benshi bayirebye ku cyumweru cya mbere yinjiza amafaranga atagira ingano. Iyi filime ya Venom yinjije amafaranga menshi cyane ku buryo dusanga ko Tom Hardy cyangwa se uriya wakinnyi yitwa Ed Block cyangwa se uriya bita Venom mu iyi filime ku gice cya gatatu cya Venom aricyo bita The Last Dance. Amakuru atandukanye avuga ko Tom Hardy uyu nguyu yahembwe miliyoni 20 y'amadolari. Aya ni amafaranga agombaga gutangwa ku murimo wo gukina no kwiyongera ku bindi bikorwa nka producer. Abandi bakinnyi amafaranga bagiye bahembwa muri iyi filime dusangamo bita Chiwetel Ejiofor. Uyu Chiwetel Ejiofor yahembwe miliyoni 2 z'amadolari. Tugasangamo Reese Evans uyahembwe 750 by'amadolari. Dusangamo Juno Temple uyu yahembwe 500 by'amadolari. Tugasangamo Stephen Graham yahembwe 400 by'amadolari ya Amerika. Aya ni amakuru yatangaje kuri Venom mu gatatu. Ku gice cya mbere cy'iyi filime ya 2018 Tom Hardy yahaye miliyoni 7 z'amadolari. Ubundi dusanga ko iyi filime iri muri filime zarebwe cyane kandi ikaba iri muri filime zinjije amafaranga menshi mu gihe cyazo. Iyi Venom na n'ubu ngubu iracyarebwa ku rwego rudasanzwe. Muri iyi filime scene nyinshi wabonyemo ntago zari zanyazo, ahubwo ibyinshi babikeneye muri studio cyane dore ko ibyinshi bagiye bongeramo CGI kugira ngo bizagaragare nk'ari ibyanya n'ikoranabuhanga rya mudasobwa redesigninga cyangwa se rikongeramo ibyanyabyo. Uriya Venom wabonye ntabwo yari uwanyawe, ahubwo ari abakoresha icyo bita VFX. VFX ni iriya mashini ifata umuntu ikamuhindura nk'ikintu cy'inyamaswa cyangwa se ikamudesigninga nk'urundi runtu. Twafata urugero ni nka Avatar bari abantu kugira bahinduke kuriya ni VFX bayarabikoze, nta ubundi bari abantu abari abanyabo. Ubundi la visual effects ikagenda ikabahindura kuriya uko director abishaka. Nizere ko dukande subscribe kandi igitekerezo kuri filime twaza gukora ni ingenzi cyane.